urebye nyirizina umuntu yitwa Sadate yapfuye na bamuvunyi nicyo cyo gushaka kwikubira ariyo ni nacyo bavuga yuko Jean Fidele yari yarakoze gushaka kugira control ya byose. Muvunyi arakubwira ati Tadeyo muri aba bakinnyi tuguze ejo bundi watangaga igice ngatanga igice natangaga amafaranga ukayatanga, ariko asanga Tadeyo hari abantu atemera batumvikana nawe barwaga condo ntibumvikana na Tadeyo. Ibi mbivuze mbihagazeho 100%. Aravuga ati abo basaza bitwa barwaga condo bashaka kunyoboreramo batanga ngahe muri iri ati nibanyereke icyo bakontributing yivugira iby'ubuzi bwari buvuga mbihagazeho. Hanyuma ugasanga ntiyumvikana na Prosper, ubwo umwari muri body wa Gacondo yumvikana ibyo nabo barabizi hagati yabo. Buriya Muvunyi agerageza kubahuza bose ariko bikagorana. Muvunyi yahorana kwa Gacondo akamwe ati ntago yatuyoborana ibintu byose. Muvunyi bano ba Meya Budara bakamwe ati ntago yatuyoborana ibintu byose. Tadeyo naduhereza uriya mushinga w'akanyenyeri. Muvunyi akumva uruhande rwabo nibyo ati none se wamugani twebwe twaturi urwego rukuru nta kintu tuyoboye bati turekera akanyenyeri uyobore FC. Yamanuka muri hasi muri committee executive agasanga ntago Muvunyi Tadeyo ari kumvikana na Prosper. Ba Prosper no bazanye umutoza ari no mpamvu nari kumutangaza amakora arimo kumukasa. Ikiba rero Muvunyi akagerageza kuza akunga. Muvunyi akaza ati okay hano nabo bagohoteye cyane uri president bari kuzana umutoza batakubwiye ko batari no gutanga imisanzu yo kurukirita abakinnyi sinabyemera nanjye reka ngufashe rimwe na rimwe ndakubwira ibintu byo muri reyo sinavuga umuyobozi ariko hari n'igihe haza n'abayobozi bakuru mu gihugu bakuru top officials b'u Rwanda bakaza kwicaza Muvunyi na Tadeyo bakabunga. Ibyo mbihagazeho sikoro imwe ebyiri umwe muri bakora hakaza senior officials muri iki gihugu uri mu bayobozi bakuru b'igihugu akabwira ati ibintu mwicare mu bikemure. So enough is enough. Hamaze kuba ibintu muri reyo birambiranye by'amatiku pe birambiranye ugasanga ngo Muvunyi aragerageza kuvuga ngo Tadeyo tujyane mu kurokirita ariko ngo Tadeyo ntari ku urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa. Reka tujyane neza jyanira kandi kantu na executive uvuga ibyikora ndetse wumva nabyo bishyiremo uri kwigisha neza cyane hato tutaza kwisanga abantu batamenya ngo yo ikorite yishinzwe iki sibyo byiza yego nayo yiturebere uvuga ati executive committee yo ikora iki muri organisation usibye ko n'ijambo bwayo executive mu gifaransa riroroshye n'ugushyira mu bikorwa bwa buri munsi boriza mu cyitwa execution phase. Phase bigeze gushyira wa mushinga mu bikorwa agomba kuzamo Tadeyo wanze ukunze kuko ko executor nyine n'ugushyira mu bikorwa icyo kintu niyo phase yanyu muri organisation niyo phase yanyu. Urumva n'umwango ikirimo aricyo nakubwiraga n'umwango board ya urumva body ya Rayon Sport twayihaye amashyi kuko yakoze inshingano nziza cyane zo kurebera imigendekere myiza y'umuryango kugira ngo ugere ku ntego zawo bakawutekerereza. Urumva it is a leadership group with an organization that handles strategic planning, governance and financial oversight. Kwizigira ijambo rimwe kurindi urisoma ijambo rimwe urisoma ndishyira mu Kinyarwanda twagiye. It is a leadership group ni nk'urwego rw'imiyoborere within an organization muri organisation mu muryango runaka that handles strategic plan ishinzwe kwita ku bijyanye na strategic plan cyangwa se ibijyanye n'icyerekezo ego governance imiyoborere and financial oversight no kwita ku bijyanye no kureba ibijyanye n'umutungo w'urwo rwego cyane. Wabyumvise onese cyo rero twari tubujeho nahangaha mufite akanyenyeri cooperatinga mu buryo bw'ikoranabuhanga mufitiye ibyangombwa board of directors nitwabahaye amashyi. Noneho rero icyo board of directors bwisigaye ni iki twabakoreye akanyenyeri iya kane ni Nyamirambo ngo we byarangiye impuguke kandi umutoza ntabwo ubona se n'ubutumwa bwa Aperi tuzayipima cyane nsigaye mburira impuguke n'izitonde kuko imirimo yazo iri mu kangaratete
impuguke zabaye nyinshi. nasanze binazamuka bikagera no ku bayobozi Tansiyo. b'amakipe. None twumvisha umuyobozi w'ikipe avuga ati match ya mbere nabonye umutoza wawe nta kintu kirimo. Kandi yaramwizaniye. abakinnyi bigwanyeho Birwanya abantu bose babaye. Twirwanyeho. Iryo jambo ari ryo umuntu akoresha no kubimuguke muri domaine reka turyohereze hose abantu barimenye. biriya nibyo urugero rutanze nirwo Ni impuguke. ntabwo ari muri position yo kuvuga biriya Match ya mbere ati nta kintu nabonyemo. Nta tactics. So urumva Biriya nubwo ntabwo ari- ariko Uganda aho perezida ashobora kuza kuvuga uburyo abakinnyi birwanya wowe ntacyo yabonye, ari we wicaranye n'umuntu asinyana nawe amasezerano, ibyo katubireba. wabibonye turi kuri RF yo So kubibona kubw'izo mpamvu rero ibyo nibyo nari nsurinye byatuma abafana baza. Abafana bamwe ni uburenganzira bwabo, birumvikana uko babibona, ariko ntekereza ko abatekinisiye benshi baba bafite icyo babonye gitandukanye n'umukino. Turaza kumwumva umutoza w'ikipe ya APR. Wari umukino wa 4 APR ikinnye kuva itangiye gukina imikino ya gishuti. David nawe bivuze neza Sidike, ibyo by'impuguke nyene bumva bo barihuta, ariko umutoza wewe muri pre-season agenda etape par etape. Aravuga ati ikipe yanje ko igeze kuri 50% nkuko avyivugira, ndacasigaje izindi match zizonshikana nzotangura champion canke match za Ligue des Champions, maze kugera basi ku 90 canke ku 100%. Urumva muri pre-season kirazira kujija umuntu, kuko uwo muntu ntuza havuye, ntuzi icyo umutoza ariko aramukoza, no kugenda buke buke mujana mugabo umugani umufana bavuga ibyo ashaka. Avuga ibyo ashaka cyane. APR rero ku munsi w'ejo abatayibonye yari yabanjemo abakinnyi mu izamu ya umusore Ivan, ba myugariro ni bane basa nkaho banakinye n'imikino myinshi ya gishuti. Ni Clement hagati mu mutima wa ba myugariro ndetse na Yunusu, mu mpande hari Claude kapitene ndetse na Ombalenga afite n'abacaga ku ruhande rw'iburyo. Hagati mu kibuga umutoza yari yagira icyizere Dauda, umusore Pasi ndetse na Dao Memel. Batatu basatira yari Watara wacaga iburyo, ibumoso wacaga y'uruboneka. Rutayizamu urukumbi yari umusore Togi watakaga wenyine. Nibo 11 bari kuri YouTube channel barababona babanjemo n'umutoza Taleb Abdurrahman. Buri mukino wose APR imaze gukina agomba kwifotozanya n'abasore bi, akantu ko narakabonye. Abafite ifoto wenyine, abafite n'ifoto na staff yose. Buri munsi ntarimenyereye ku batoza muri match myaka yose APR ikinya gicutse, umutoza agomba kujya mu ifoto akifotozanya nabo. Niba 11 yabanjemo ku munsi w'ejo. Umukino wa kabiri wakinaga n'ikipe ya Gorira. Kuri ibi 11 Shehe wari uhari kuri Pele. Tumi muri pre-season ngiye maze kureba imikino, uyu ni wa gatatu wa APR wa gishuti maze kureba. Muri iyo mikino 3 defense ni hinduka, ukwemo muzamu bane b'inyuma ba defense ni bahinduka, ahandi baragenda bahinduranya cyane. N'umukino wa gatatu wa Tarana Togibo babanzamo, hagati mu kibuga barahinduka cyane. Kuri aba 11 byari byahindutse, wabonaga witwa Dauda niwe wasaga nk'ari imbere ya defense, Pasi ndetse na Togi bari imbere yabo. Umukino rero igitego kimwe ku kindi nicyo niko umukino waje kurangira. Gorira Football Club navuga yuko ihaye akazi ya APR Football Club muri no mikino ibiri. mbona nakora nkoze commentaire kuri iyi foto. Umutoza aratwereka ko bakinyi 11 bajya mu kibuga byibuze. Aha turabonamo minimum 8 dushobora kuzahita tubona babanza mu kibuga. Iyo bigeze mu 8 rero wabakina imbere presque ubona ko ikipe yose bitangiye kugira isura yayo, kuko ngiye kumbwira defense niriya mbona. Ukongeraho Dao Memere wa gatandatu, ukongeraho Watara 7 8 uriya mwataka wundi hafi 9 ruboneka. Donc urabona ko presque ni ikipe wenda niko nabibonye, ni ishusho y'ikipe ubona ko wenda ugasigara wibaza wenda hari umwanya mbona wenda hakwiye kubaho uboresho kidogo, wenda ndavuga foyer gauche, kuko nabonaga hari umwanya kuri kote ya Kaezu wakinaga na APR ntabwo yarafite menace cyane. Nabonaga ari umwanya wenda gishakisha formule ni precision, cyashakisha formule kuko biratunguranye kubona afite abakinnyi bagera muri 4 baba winga bashobora gukinira mwanya, ariko ntaba prefere
ndavuga Gilbert Barafinda, Umedi, ukongeraho Haji waguzwe, ukongeraho Kiwanuka nawe wakina hariya. Hari impamvu ze, yewe ni anabitweretse ko yaje no gukora remplacement agashiraho Mamadou Sy nawe akamushyiraho agoshe, bakaba bataka batatu. Numva ko ni byiza muri ibi bihe no gutestinga inborn formule yakunda. Turabutsa abafana wa mugane wa David, iyi ni precision. Iyi ni imikino ya gishuti, ni imikino agomba gutanda formule zitandukanye kuri buri mutoza, kandi buri mutoza wese afite umuvuno akoreramo. Hatazo kugira uvuga umuntu ngo uyu mutoza umuntu ngo n'umuswa, Oya. ngo yanyoye Buriya, kanaka yicaje kanaka. ngewe ahubwo mfite amatsiko, uyu mutoza hari reaction n'imwe ya match yari yaduha. n'ubu ngubu ejo yaganiriye n'itangazamakuru. Ngewe rero buriya mbona buriya reaction ye burya yaduha isura, niba twaragize amahirwe y'abamubaza ibikwiye. aho niho hakomeye. Sibyo je, kuko ushobora no gusanga muri press conference abantu babaza ibindi, kandi mu by'ukuri afite isura ya kipe ashaka gutanga. Wenda mbere yo kujya kuri iyo ngiyo, kandi birumvikana reaction ibikenewe, gusa ugiye kureba ku ishusho y'abakinnyi 11 urabona ko kameme isura ya kipe ushobora kuyibona. Aya biragoye kuri ngewe. Ari abakinnyi bamaze gukina imikino impamvu nuno mutoza niyo yaba ataraza, kamvuge ko aperi nta n'umutoza irazana, ntago twabura kumenya abakinnyi barindwi byibuze. Ibyo byo ni ibisanzwe kuko iyi ekipe si nshya, ni rwo rugero. Babaye benshi. Ikindi munibuka ikintu kimwe, buriya hari umuntu wambwiye ikintu gikomeye ejo hano hacu, yaraje ambwira David, buriya ati hari uburyo nagiye, ni umwe mu batoza umaze n'igihe, namaze igihe dukangurira amakipe yacu ko yashaka abadirecteur tekinike, tukababwira ati buriya iyo ufite umwarimu w'umuyobozi wawe hariya, mukora rigima nyinshi mu bibera mu kibuga. Ati David, gukorana rigima na secrétaire general n'umubitsi na perezida birakuvuna. Sibyo? Ati umuntu ukwegereye uri hafi aba ari umwungiriza wawe, kandi umwungiriza wawe kenshi usanga ari inshuti yawe, usanga ari n'umuntu utinya kukubwira rimwe na rimwe. Kandi nibyo Wumve ukuntu abantu bari bonetse n'umutekinisi. Ariko nibyo nuko. Aravuga ati buriya iyo muvuze buri gihe direction technique tuba twumva murimo kutuvuganira. Ati kereka umutoza iri wiki ushaka kwikorera ibye cyangwa afite ibyo ahisha, ariko ifite moderateur technique wumva mukora rigima kana gukosora. Aravuga ati rero buriya ano makipe amwe twagiye tuyagira inama, niba mudafite n'ubushobozi noneho bwagira direction technique, byibuze mugire imbaraga muri recrutement maze kwiye. Ubwo yambwiraga urugero nko kuri APR. Aravuga ati recrutement maze kwiye mvuga niziye, buriya wowe shaka abakinnyi byibuze ushingiye nko ku bintu bitatu. Urumva, icyambere banza ushake kalite y'uwo mukinnyi, kalite uvuga utu n'umukinnyi n'umukinnyi pe, urabyumva. Icya kabiri wenda uzakurikirana ibijyanye n'iyo myitwarire ye, attitude ye, umenye uti ni umuntu wafitinga mu byo tubamo, ni umuntu utagorana mu rwambarira, biragora kuko bimunga n'impano. Icya gatatu ubuzi n'ubuzima bwe, ati nicyo minimum tugusaba hano muri Afrika, uvuga uti nta marekoro mbi y'imvuna afite. Ati impamvu rero ndimo gusurinya icyo kintu nuko buriya wakoze recrutement ekipe yawe y'abakinnyi bakwiye, urugero ufite 11 ariko warekirisa 8 beza. Ati burya umutoza wese iyaje ampa urugero muri APR, ati ubu nuhe mutoza waza muri APR akabona ko Claude atakina, ni nawe pe. Ninde waza sakabona ko Clement adashoboye, ni nawe pe. Ninde se waza akavuga ko Dauda asezererwa, ni nawe. Ati buriya APR yakoze recrutement nzima, sibyo? Ati rero twe batoza iyo tuje hano kuko dukunda kuza twitwaje imizigo yacu, tubona umuco wacu, uba wumva ko wari uwo wizeye wawe mu kibuga, dusigiremo iyo myanya nk'ibiri itatu kuko ni itegeko kuri twe. Sibyo? Ariko byibuze uba ufite kalite irenze 2 bya gatatu bishobora kujyana na buri mutoza uje. Ati kuko wumve kino kintu, abatoza bazahora bagenda ariko babakinnyi ntibagenda, akirifo ko umutoza mushyuje asanga ya kalite ahubwo akamenya uburyo yoroganiza. Mu magambo avunaguye, nta kipe nimwe itakwishimira kwambukana squad nini, yambukana seso. Ari nabyo APR yakoze, ari nabyo nagaruka kuri bara 11 babanza, ushobora kuvuga uti kameme ubona ko yubakiye ku bari basi. Yageze no muri ekipe ntabura kureba nk'ama video ya ekipe
mu mikino 10 itambutse iri officiel abura kubireba komsa akagira niyo imari ikindi nge naraye mbonye nkuko wabazaga ngikomeza yavuze 50% y'abakinyi be peut-être reka tuvuge ku mbaraga sibyo ko ari hageze ariko mu byukuri ngiye nabonaga zaba zinarenze yagerageje guca bugufi bishoboka ariko nabonye imbaraga pe kuri kote ya APR wabona ko imbaraga zirimo ziragaruka yewe na mugenzi we bakinaga gurira intensity yari irimo rwose ahubwo se iki kintu kukunda kugisubiraho she hari abantu duhora dusurinya ngo 11 ariko si kuri buri mutoza atekereza ko agomba kugira 11 burya hari n'abatoza baha Valeri bench yabo ko nayo imuhindurira umukino sibyo bitewe na adversaire ko 11 abahanga benshi bakubwira ko ngo discours yo muri mita ya match akenshi gutsindira match byanga bikunda ariko akenshi na kenshi yo discours unaga kajisho kuri minisiyo ziri kuri bande cyane David twama tuvuga misi yose yuko umuntu yakusumbya bande utushe abafise ikintu gikomeye kurusha mu mupira cyane cyane ni nako bimeze kuri APR wenda abantu baba kuri igitego gusa ibyo abantu bagiye basurinya simbizi nabo wabumva barakubwira bati okay ni pre-season wenda aracyapimana fizike z'abakinnyi ariko hari amazina bagiye basubiramo bavuga bati oya igihe cyaba kigeze nawe ko utatubera nk'abandi babanje sibyo urugero ejo bundi turi muri Algeria narabibabwiye Claude n'umwe mu bakinnyi bagiye guca muri bya byuma umuganga w'umunyarigeria asurinya abwira Adel ati uno mukinnyi ari overused nanasubira muri Kigali ikipe nge sinyize muzamusabira akaruhuko so niba warazanye Hakimu why umuntu ashobora gutera match imwe ebyiri nk'eshatu undi yabonye imwe nirwo rugero eshatu maze kubona zose sirwo rugero she niba ufite umukinnyi nka murumuna wa Zidane Gilbert umberenga kuki bigenda gutyo sibyo kuko turimo kubibona byibuzo ke Swane wamuhaye umwanya ariko burya n'igihe kirageze ngo nakere mutangira managing kuko bano bakinnyi sezo zishize bakinnye ibintu byinshi bakomerejeho bagiye kuyindi attention basa nkaho ari nk'ukwezi kumwe baruhutse gusa ari umutoza nabajije ndamubaza se champion kumbonye intensité iri hejuru mu kibuga iri hejuru y'amanota 3 ino match wagira ngo iri match ya champion ikindi habanzi ko championnat minimum izatangira kwa 9 tariki 15 so kwa 9 harimo kwezi n'igicubu kandi mukaba niko namubazaga kwezi n'igicubu no première division kandi mukaba mumaze ukwezi mutangiye imyitozo kandi kuri programme yanyu nkaba mbona rimwe na rimwe mukora mu gitondo na nimugoroba aba bantu iyi ritime bazayigeza mu kwa mbere ntabwo bizabikomeye mu kwezi kwa mbere arambwira ati iki kintu uvuze twebwe twakiganiriyeho n'ikimenyimenyi abakinyi bacu ejo bundi dimanche na samedi na vendredi twabaye ikiruhuko ngo tugiye gutangira kuruhura rega batangiye bazi ko icyo rero wavuze n'ikingiki z'ukwa munani icyo wavuze n'ikingiki ngewe do preference buri mutoza wese afite konakora ngewe nari guprefera ko kuri APR par exemple twame turavuga habanza 45 minutes 11 abandi 11 bakaje ni 45 yahagurukije benshi twese turavuga duti ku munota 50 terekamo indi groupe ariko 11 n'abandi urabyumva kuko bari benshi cyane na kirasame mema nabonaga n'abakinnyi be barubyari bimeze byose ni kimwe nabonaga rwose bizagamo umwe babiri ikindi cyo gusurinya kuri APR bano batoza wenda ubwo naje kumenya ko buriya rimwe na rimwe baduteze amatwi nabo hari icyo bunguka kuko imboni yabo wenda ntibayabonye hose tuba twicaranye n'abatekinisiye uwo mugabo nanone yansurinye ikintu arambwira ati kuri APR bari abatoza nibategure ekipe mu buryo bubiri nise nubuye ati nibategure ekipe irimo indangamuntu bategure n'ekipe itarimo indangamuntu sinzi nibo byumva birumvikana indangamuntu z'u Rwanda urabyumva nibategure ekipe babona ati dushingiye ku itegeko rya Rwanda Premier League tuzakina gutya ariko tugiye hanze twakina gutya kuko ndafunguriwe kuko ushobora kwisanga hari umukinnyi wawe utarimo kujya mu kibuga urusha umunyarwanda
ukaba urimo gutegura ibya Premier League aho wazaba ufungukiye ugasanga ntago afite imikino imwe nk'abandi kandi wamukenera ariko si byo David, ati birumvikana. vo gusura icyo kintu ati byibuze uvuga uti muri zino pre-season nakina gute Champions njye League nabivuga muri ubu buryo nabivuga Eh. njye nabivuga muri ari ubu Rwanda buryo Premier League ntakina nabivuga muri ubu buryo nsa nk'ukunganira aka kanya kuko dusigaje ukwezi kumwe n'iminsi APR ikina umukino wayo uwa mbere wa Ligue des Champions kamfate gutyo wa Ligue des Champions mu kwa cyenda tariki Amatariki- tariki 19 tariki Mu kwa cyenda. 19 20 kwa cyenda na prepara ikipe ishoboka just nitayikurangamo je na prepara ikipe ishoboka ubu ngubu ubu nonaho Messi je na prepara ikipe ako kantu yakambwiye ndavuga nti simplement okay na prepara ikipe ishoboka hanyuma muri za remplacement zanjye ngiye gukora ngatekereza ejo bundi kuri Super Coupe urumva hazaza yamara ya batandatu nayo iri mu kwezi kwa cyenda ariko contre Azamu contre Vipers voilà je na prepara une équipe forte tout simplement ariko ni itagendeye ku itegeko ariko najya gukora remplacement nkazirikana yamara ya kuko champion urebye rero uko nabeze erega muri aho urakoze cyane muri- kabisa muri- shehe muri- urakoze muri pre-season David abatoza bose twe turabona match shehe turaba izindi match nta match amikari uzosanga i Burayi irangira ataramplacement zitandatu zirindwi zibaye kubera iki ni wa mwanya wo guhana karyo wa wundi kugira urabe ko hari cyashoboye kubera utamupimye muri zino match uzamupima umusore nka Mamadou si umwanya munini ahawe Kiwanuka si umwanya munini ahawe Haji Mushya si umwanya munini ahawe sinanamubona njye Hakimu si umwanya munini ahawe uyu musore w'umunyamara rye ninde Lamine Ba si umwanya munini ahawe ku munsi w'ejo hari abakinnyi bagera nko kuri 7 batigeze bakina n'aba Ramadhani nta mwanya Ramadhani nawe aza buri gihe asimbura kuri uyu mutoza ubona ko ni match ya kane nk'uko yabivuze ni match ya kane akinnye mu gihe cy'ibyumweru 4 amaze atangiye ku mugoroba w'ejo twarebye match yasaga nkaho ari shampiyona ariko Sirik tuvuge kuri adversaire bakinaga adversaire nawe ni yewe ikipe ya Gorilla David umwaka ushize banza usurinye ko itoje yego icyo ni ukuri ihaye egorire ratoje nahuye n'abayobozi bayo nawe ntimuratoje umwaka ushize David bafashe amanota barayakusanya hakiri kare David abagomishe mu cyiciro cya mbere batwaye match nk'esheshatu ntabwo faza reba yarangira abakabiri nuko yatwaye amanota kare faza yarangira abakabiri birumvikana ko objectif wundi ya Gorilla yewe yaje gukina n'igikombe cy'amahoro demi finale kangahe quart de finale makuyemo na Rayon Sport David ikipe yarambutse biragaragara ko iyi sezo hako haje ikipe ye yinjiranye isuka ya kane ya gatanu niba ntibeshye ariko muri izo sezo inyinshi nizo yasufuye ariko iyi ngiyi ntabwo yigeze asufuri itambuka sezo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu byari survival sezo ya kane y'ejo bundi byari confirmation ahantu atasufuye ni sezo ya mbere ya Kocha Musa ni sezo y'umuguru ariko uyu mugabo nanone ikindi kintu David ni umugabo ujya ku isoko ubu ngubu ikipe ye nayibonye ikipe ye nayo iravuguruye irimo abakinnyi benshi bashya beza kandi animage ya Mosengo uriya watsinze igitego Mosengo urumva ko nawe n'umusore wari kapiteni w'amagaju objectif hejuru yo kubitoje objectif nawe biragaragara ko atari mentiye gusa bivuze ngo byibuze ndajya muri 5 za mbere ntabwo bikiri kuguma mu cyiciro cya kabiri kandi ubike ko ni imwe muri ekipe zifite stabilité ya mikoro uzumva ngo abakinnyi ngo ntabwo bigeze basiba imyitozo abakinnyi ntibahembwa ahubwo Castar igeze kutubwira ko mu kiganiro bakoranye yamubwiye yuko muri objectif ya Gorilla hari kuzokina igikombe cya Afrika kuri Haji aho rero aho ndimo ndamureba Haji ukuntu arimo asunika ikipe ye kandi ubike ko nawe yabanje kugira challenge yimuguke muri we nawe abahungu bifuza kudirija umutozo uko bashaka yabashingiye ikipe babandi babiri bivuze kirene nyine ndimo ndareba ino ikipe hejuru kubitoje ariko irimo iregera noneho objectif byibuze 5 enye za mbere muyitondere oya ne ekipe itanze itweretse byinshi kuri no cyane cyane nko kuri no mikino ibiri bakinye na APR barayigoye cyane Gorilla Football Club imikino ya gishuti yo irakomeza APR bavuga ko ku cyumweru naginutse kina n'ikipe ya polisi ndetse n'indi mikino ya gishuti ku mutoza rero Taleb Abdurrahman
nk'uko mwabigarutseho ngo ntago aranyurwa kuri we iracyari pre-season kandi ikipe ye ngo hari urwego igezeho. Cette année, il y a beaucoup de changements, aussi beaucoup de joueurs. Un schéma tactique demande beaucoup de temps. On est à peine 4 semaines, 3 semaines d'entraînement. Uyu mwaka navuga ko hahindutse byinshi cyane uburyo bw'imikinire burasa nk'aho ari bushya ku bakinnyi, birasaba umwanya wo kumenyera. Iki ni icyumweru cya 4 turi mu myitozo. Ibyumweru 3 bya mbere byari gukora imyitozo ikomeye ikarishye. Iki cyumweru kimwe tukimaze dukina imikino ya gishuti, ni imikino iduhaye byinshi, aho byibuze abakinnyi bakina igice kimwe abandi bagakina ikindi. Birasaba umwanya wo kumenyera, abakinnyi bamenyere ubu buryo bwo gukina, ndetse ubwabo banamenyerane, bamenye uburyo bwo gukina mu kibuga. So bivuga ko rero birasaba umwanya, birasaba kwitegura cyane. Iyi niyo mpamvu turimo turakina imikino nk'iyi ngiyi ya gishuti kandi myinshi. Nicyo ngicyo tuba turimo turashaka, ni myinshi tugomba gukina, twebwe tukayibonamo amasomo tugomba no gukosora. Turi kwitegura rero, ntago navuga yuko ikipe yanjye yari yagira ku rwego nifuzamo 100%, ariko navuga yuko tugeze nko kuri 50%. Iyi ni yindi saha yo kwiyubaka, widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye. Ni kuri 89.7 FM.